iyo tugize umugisha tukaganira mu byanditswe byera dushimira Imana yabyandikishije, kuko Pawulo yaranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wabyo ni uwuhe? Kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana ameze ate? Abashyitse, afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Kamaro k'ibyanditswe byera. Ndifuza yuko tuganira hamwe amagambo ari buze kubakira ku isomo mushiki wacu yadusomeye, dusanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Ni amagambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo impamvu Imana yaremye umuntu ntimureme nk'ibindi biremwa byose. Twarimbiye hamwe indirimbo ya 85. Umuhimbyi wayo yaravuze ati singize Imana rurema. Yaremye imisozi. Imana rurema, umuremyi, umuhanzi. Iyo tugiye muri iki gitabo cy'Itangiriro twasomyemo rya somo mushiki wacu yadusomeye, icyo gice cyose cya mbere kiraduha amateka y'isi n'ibirimo byose, aho Bibiliya itwereka yuko mbere na mbere Imana yaremye iki mbere na mbere si kuwa mbere rero, mbere na mbere si kuwa mbere, oya, ahubwo ni mbere na mbere. Ntabwo nzi ngo niryari, nawe ntuzi ngo niryari. Hari abantu njya numva bari kwaza ngo ariko ngo Imana yo ngo yabayeho ngo ivuye ngo yari gitangaza. Mbere na mbere Imana umuremyi yaremye ijuru n'isi. Noneho muri cya cyumweru cyabanjirije ubuzima kubaho kuri isi, Bibiliya itwereka yuko ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo. Kuko isi ntiyagiraga ishusho, niko Bibiliya ivuga. Yasi yaremwe mbere na mbere ntiyagiraga ishusho. Umwijima wagendagendaga hejuru y'amazi, isi yose yari isendereye amazi. Muri iki cyumweru icyo Imana igiye gukora ni ugutunganya iyo si yabayeho mbere na mbere. Ku munsi wa mbere Imana iri mu mucyo. Birava ngo Imana ibona ko umucyo ari mwiza, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Umucyo Imana iwuhizina, iwita amanywa, ko hari hasanzwe n'ubundi ari ijoro. Uwo mucyo uraza gutandukanya ijoro n'amanywa. Uwo mucyo Imana iwita amanywa. Ku munsi wa kabiri Imana yerekana yuko yatandukanije amazi yo hejuru n'ayo hasi, maze Imana irema isanzure. Iki kigandure kiri hejuru yacu, icyo kizandure Imana ikita ijuru. Buragoroba buracyaho n'umunsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu yasi yari isendereye amazi, ari amazi gusa. Imana ikoramo ibintu bitatu, ntacyo yari yarema. Icya mbere ni uko y'amazi yose yarasendereye isi, Imana yayateranirije hamwe. Iryo teraniro Imana ikaryita inyanja. Ubwo rero nta kimana iremye, ahubwo ikoze gahunda. Haboneka inyanja, haboneka n'ahumutse, Imana ihita ubutaka. Noneho Imana igiye kurema ku munsi wa gatatu. Ikiremye n'iki? Ni uko Imana yategetse ngo kuri ubwo butaka hamereho ibimera by'amoko yose, ibiti, imbuto, ibyo tubonesha amaso yose yacu byitwa ngo ni ibimera. Kuri uwo munsi wa gatatu Imana irabirema. Ku munsi wakurikiyeho ni umunsi wa kane. Umunsi wa kane Imana nk'umuhanga kandi uzi ikintu gikeneye ikindi, ibimera byabonetse ku munsi wa gatatu kibyari kubaho hatabaye urumuri rwitwa izuba. Abagiye mu ishuri mwize isomo ryitwa ikoresha zuba rwatsi, photosynthese. Murabongereza rero ubu ngubu ariko mugomba no kubimenya mu rurimi rwacu. Ikoresha zuba rwatsi igituma ibi byatsi bihinduka icyatsi kibisi.
nta bindi ni izuba. Iyo haguye imvura izuba rikaba, ujya kure ugasanga ikirere cyose gisa neza ari icyatsi kibisi. Imana yabonaga yuko ibimera bizakenera urumuri rw'izuba. Imana irema urumuri runini rwo gutegeka amanywa, irwita izuba, n'urumuri runini rwo gutegeka ijoro, irwita ukwezi. Imana irema n'inyenyeri. Izo muri z'amoko atatu zaremwe ku munsi wa kane. Hanyuma ku munsi wa gatanu w'icyo cyumweru kirema, Imana ibona yuko ryateraniro ry'amazi ritaberaho, ryasanzure ryabonetse ku munsi wa kabiri ritaberaho. Ku munsi wa gatanu Imana irema ibiguruka mu kirere ngo biture ryasanzure, irema nibiba mu nyanja ngo biture y'amazi Imana yari yarundanirije hamwe ryateraniro ry'amazi. Umunsi wakurikiyeho ni umunsi wa kangahe? Wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu biraba ngo Imana irema ibikururuka ku butaka, bitandukanye n'ibikururuka mu mazi. Ibikururuka ku butaka, irema ibigendesha amaguru ane, amatungo yose. Biraba Imana irabyitegereza ihereye ku wa mbere, ibona ko ari byiza. Noneho murongo wa 26 Imana imaze kubona ko ari byiza, ko nta gisigaye. Umuntu ari hehera? Umuntu ari hehe? Umuntu ari hehe? Umuntu arahari? Ibintu birahari? Byande by'Imana. Nyamara Imana yabonaga ko ibyo bintu byayo bikeneye uwo kubirinda. We rero ntabwo Imana iravuga ngo abeho, kandi ibindi byose Imana yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Imana igeze ku muntu, Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga iti, murongo wa 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Iyo yo nsimbura zina iri mu bwinshi ni Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Tureme umuntu, turamurema dute? Agira ishusho yacu, ase natwe. Muri verisiyo nyinshi basobanuye mu buryo butandukanye n'ubu ngubu. Ufite nka bibiri ijambo ry'Imana bitandukanye n'ibi ngibi. Kubera Imana iravuga iti tureme abantu basa natwe, bahwanye natwe, bafite ishusho yacu. Kuko n'ubundi n'ahangaha nabo uraza kubona ubone babaye abantu, kandi byatangiye ari umuntu. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Noneho bagenze bate? Bavuye he? Ko yari yahoze ari umuntu. Bavuye ko bamaze kuba abarenze umwe. Imana iravuga iti tureme abantu, nge nawe twaremwe ku ishusho yande, dusa n'Imana. Ariko ikibazo njya ngira kugeza umunsi wa none, mu by'ukuri usa nande? Buriya nge nsa nande? Dusa nande? Ko Imana yaturemye dusa nayo. Ubu uyu munsi wowe nanjye dusa nande? Ko Imana yari yatwisanishijeho, kandi Imana ikaturema ifite umugambi ukomeye. Umurongo wa 2, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Basa nande? Imana ishimwe kuko tutaremwe dusa n'inka, tituremwe dusa n'akandi kantu kose. Imana yaremye gasa neza, ko hari utuntu twiza cyane rwose Imana yaremye. Ureba nawe ukabona ko ari keza, ariko ako ngako ntabwo Imana yifuje yuko umuntu yasa nako, ahubwo umuntu aremwa asa n'Imana. Iyo utekereza uyu munsi wa none, nuryama aho uzaba uri,
ibyo uzaba urimo uje wibaza uti ariko ubu ngubu nsa nande ko Imana yandemye nsa nayo, ubu uyu munsi wa none ndasa nande. Ariko hari abantu bagisa n'Imana. Burya ntabwo twangiritse twese ngo dushire. Uyu munsi wa none hari abantu basa n'Imana. Ushobora kugenda ko turi mu mujyi ntitukigenda ngo umenye uko bagenda ngo inzara igukubite kubera urugendo maze unanirwe no gutera intambwe mutambuke. Aho wicaye udashobora kuhivana ngo ubone umuntu usa n'Imana arahagusanze. Uwo muntu usa n'Imana akakuvana aho ngaho, akuzaniye amata, akuzaniye umuneke, agize icyo aguha gituma uri buze kongera gusubira kugenda. Ugenda uvuga uti mba reka mbabwire, nahuye n'umugore, nahuye n'umukobwa, mba si umuntu, ni Imana y'u Rwanda. Ngo asa nande? Asa n'Imana. Gusa n'Imana icyo bivuze ni icyo ngicyo. Gusa n'Imana. Ubundi si Imana si. Biratubwira ngo Imana ni umwuka. N'abayisenga bayisengera mu mwuka na hehe? Nuko nguko Imana isi. Nagiye mbona abantu benshi bagiye bashushanya. Ariko sindabona umuntu wagerageje kwerekana ifoto ngo abone ngo avuge ngo iyi foto ni y'Imana. Iyi ni Imana. Kare. Imana se Imana. Gusa n'Imana. Gusa n'Imana bishatse kuvuga iki? Kandi abantu b'Imana bagomba gusa nande n'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana wanditse izi nzandiko ni Yohana umuhishuzi, ni Yohana intumwa, ntabwo ari Yohana umubatiza. Yohana mu rwandiko rwa gatatu yanditse yaba yaranditse iki? Urwandiko rwa gatatu rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 9. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 9 yaranditse ati umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Umurongo wa 10 icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa se udakunda mwene se, buryo uwo nguwo si uw'Imana. Uri mwene nde? Ndi mwene nde? Turi bene nde? Umuntu wese wabyawe n'Imana ntabasha gukora ibyaha kuko imbuto y'uwo ngo wamubyaye iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana, yitwa umwana w'Imana. Yohana ati ariko rero icyo nicyo kitumenyekanisha abana b'Imana n'abana bande n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka, umuntu wese udakunda mwene se, buryo uwo nguwo nubwo yaririmba ate, nubwo yabwiriza ate, nubwo yasenga ate, ayubusa uwo nguwo si uw'Imana. Munyezaburi Dawidi hari icyo yavuze ku muntu n'agaciro Imana yamuhaye. Muri Zaburi ya 8 mu gusiga kwa Dawidi aririmba, Dawidi ahimbaza, Dawidi avuga arata cyangwa se asingiza. Igisigo cya Dawidi avuga Imana ariko ahereye ku umuntu nubwo ari uko nguko ameze, Imana iramukunda mu byo butangaje. Muri Zaburi ya 8 uhereye ku murongo wa 5 yaravuze ati umuntu niki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Reka umwibuke, reka umugenderere, hari impamvu. Umurongo wa 6 wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Wenze kumugira nk'iki? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutwara ibyo waremesheje intoke zawe. Wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose.
muno kwa 10 Uwiteka mwami wacu erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Reka umuntu mukunda uryo, reka umuntu umurate wenze kumugira nk'Imana aburaho ibingana iki ho gato cyane. Nimujya mubona umuntu akoze ibintu bitangaje, burya hari ubuhanga n'ubwenge Imana yamushyizemo, kuko Imana yamwisanishijeho. Ariko rurema nkwashi araza, Satani aratwangiriza, Satani aratwica. Uyu munsi wa none ntabwo nkimenya yuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, ahubwo isi n'ibiyuzuye ni ibyanjye ni ibyawe, niko twamaze kubihindura. Icyo ngicyo rero kugitekereza gityo biratuzana handi Eliya yatubwiye ko iyo yitegereje uko umurimo w'Imana utera imbere, uko udindijwe na babandi bitwa ngo ni abana b'Imana. Ubu ni inka zanjye, ni urutoki rwanjye, ni amashyamba yanjye, ni amazu yanjye, nje. Icyo kintu cyitwa njewe. Simenye yuko njewe ndi umugaragu, ndi umucungamutungo wa nyir'umutunzi. Nkabyiyitira nkabigira ibyanjye. Muje w'Imana muri kitabo cyiza nkunda cyane, gitabo nabararikira mwese abari ahangaha, niba iki gitabo utari wagitunga kuri bishoboka byose rwose igitabo ugitunge mu muryango wawe kandi muzagisome. Kitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Urugo rwa Gikristo mu mwimerere wacyo ntabwo ari uko cyitwa. Mu Gifaransa bakita ngo ni foyer chrétien, mu Kinyarwanda murabona ko bakise ngo ni urugo rwa Gikristo, ariko umwimerere wacyo mu Cyongereza cyitwa ngo Adventist home. Urugo rwa Kidventist rugomba kuba rutandukanye n'izindi rwose. Muri kitabo rero hari cyo umujya w'Imana yavuze, nifuza ko we nanjye twagisangira tugasobanukirwa neza n'isano dufitanye n'uyu nguyu watwisanishijeho. Ku ipaje yacyo ya 357 yaranditse ati tugomba kumenya ko Imana ariyo nyiri ibintu byose. Tugomba kugenza gute? Ibyo tugomba kubimenya. Tugomba kumenya ko Imana ariyo nyiri ibintu byose. Mujya w'Imana yaranditse ati kwemera ko Imana ariyo nyiri ibintu byose niyo ntango yo gukiranuka no kurangwa n'ukuri mu migire yacu. Kwemera ko igihe ntanabyemera bizakomeza kwitwa ibyanjye, ariko igihe nzi yuko isi n'ibiyirimo byose ari byande, ari ibya nyirabyo wabiremye, ari iby'umuhanzi wabihanze, ko ari we nyirabyo. Kwemera ko Imana ariyo nyiri ibintu byose niyo ntango yo gukiranuka no kurangwa n'ukuri mu mikorere. Umuremyi w'ibintu byose niwe nyirabyo, twebwe turi ibisonga bye. Sano dufitanye nawe ni nyiri ibintu, twebwe twabiki, twebwe turi ibisonga bye. Ibyo dutunze byose ni Imana yabituragije kugira ngo tubikoreshe dukurikije amabwiriza duha. Niyitanga amabwiriza. Twimisha ryo kwisabato twabonye ko gutsinda kw'Abisirayeli mu ntambara barwanirwa n'Uwiteka, insinzi yabo yakomokaga gusa mu kumvira iki? Mu kumvira amabwiriza Imana ibahaye. Ariko namwe nimutekereze, niba iyo dusoma tunatekereza, nimutekereze inkike y'Yeriko. Iyo nkike y'Yeriko berekanye ko umubyimba w'iyo nyubako, w'iyo nkike, imodoka yari yagenda hejuru yayo. Umubyimba w'iyo nyubako, w'iriya nkike, iyi modoka yari yanyura hejuru yayo, yari nk'umuhanda. Ariko namwe nimutekereze, kuzenguruka gusa, amabwiriza gusa niyo yabashoboje gutsinda, nta kindi. Kumvira amabwiriza. Ku munsi wa mbere muzazenguruke mwisubire mu nkambi,
ku munsi wa kabiri muzenguruke mwisubirireyo, ku munsi wa gatatu bigende bityo, ku munsi wa kane bigende bityo, nimugera ku munsi wa karindwi muzenguruke kangahe? Muzenguruke karindwi. Hari wari wahawe gutanga amabwiriza, abwira abatambyi kuvuza amahembe, namwe nimurebe kuvuza amahembe, abandi bakoma kamu. Ibyo ngibyo byari ikintu gikomeye gityo, kumvira amabwiriza. Buriya nge nawe ikitugira abana b'Imana nta kindi, ni ukumvira amabwiriza Imana yaduhaye. Noneho rero mu by'Imana yaremye ikabituragiza, umuja w'Imana aratubwira ati umuremyi w'ibintu byose niwe nyirabyo, twebwe turi ibisonga bye. Ibyo dutunze byose ni Imana yabituragije kugira ngo tubikoreshe, ariko dukurikije amabwiriza Imana iduha. Iyi ni inshingano y'umuntu wese. Ni inshingano iyi ni inshingano y'umuntu wese, kandi inshingano irebana n'ibyo umuntu akora byose. Iyi ni inshingano y'umuntu wese, kandi iyi nshingano irebana n'ibyo umuntu akora byose. Igihe Imana yaragizaga umuntu ibintu, ubu ngubu hari inshingano dukora zitubeshejeho ariko zitari ziriho, kuko muri iki gihe nta bacuruzaga, muri iki gihe nta bubakaga, muri iki gihe nta babazaga. Inshingano tubamo muri ubu buzima ntabwo zari ziriho, ariko uyu munsi wa none iyi nshingano irebana n'ibyo tubamo byose. Imana yaravuze ati twabyemera. Abafite ikitabo muzasoma amagambo mutagira ngo nongereyeho. Twabyemera tutabyemera turi ibisonga by'Imana. Yaduhaye impano n'uburyo twifashisha, kandi yadushyize ku isi kugira ngo dukore umurimo yaduhaye. Nicyo ngicyo Imana dushyire ku isi. Iyi Imana igira ubundi buryo bwo gucunga umutungo wayo, ntabwo mbizi, ibyo nibyo naba nivugira reka mbireke. Ariko Imana yabonye yuko byaba byiza iremye umuntu, kandi umuntu yamuremeye kujya yihimbaza, kujya yiramya. Iyo duteranye nk'uko twaje kuramya Imana, icya mbere twibuka yuko Imana ariyo muremyi w'ibiriho byose. Kabiri, twemera yuko nyuma y'icyaha Imana yagenye yaducunguye. Ibyo ngibyo tubyibutswa n'uyu munsi wera w'isabato, kuko isabato ni urwibutso rw'irema, n'urwibutso rw'iki? Rwo gucungura. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe ubutumwa bwa marayika wa mbere, aho avuga Yohana ati mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, kandi afite ubutumwa bwiza kandi bw'igihe kingana iki? Bw'iteka ryose, bwabubwira abari mu isi yose, amoko yose, imiryango yose, abavuga indimi zitari zimwe. Atangaza iri tangazo ati mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo guca urubanza abantu urubanza kijinje gisohoye. Noneho itangazo ririmo rikomeye. Abantu benshi iyo mubwiriza abantu mujye mubabwira muri itangazo ko ari mu isabato muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Muri iryo tangazo muramye harimo isabato, kuramya Imana. Muramye umwami, ndirimbo 45, waremye byose. Iyo twaje kuramya Imana kuri uyu munsi, tuba tuba ngo nizera kandi nemera yuko isi n'ibiriho byose byaremwe n'Imana mu minsi ngahe? Mu minsi 6. Umunsi wa karindwi Imana ikaruhuka. Uyu munsi ukaba urwibutso rw'irema. Kubyemera, umuja w'Imana yaravuze ati amafaranga sa yacu, amazu n'amasambu, amashusho n'ibikoresho byo mu nzu, imyambaro n'ibintu by'agaciro byose si ibyacu. Turi abagenzi n'abimukira. Icyo dufite gusa ni impano y'ibyo bintu twahawe, kuko tubikeneye ngo tumugire amagara mazima n'ubuzima bwiza. Turabikeneye. Dukeneye amazu yo kubamo, nibyo. Dukeneye imyambaro, dukeneye ibyo kurya, dukeneye aho kuba, dukeneye kurwara tukivuza, dukeneye kohereza abana bacu mu ishuri, tukabona ubufasha bwo kubajyana. Imana izi ko tubikeneye.
nicyo cyatumye Imana iduha ibintu ariko bikoreshwa dukurikije amabwiriza yayo. Hari ibyo rero Imana ateganije yuko bizakemura ibibazo byacu bitureba twebwe ubwacu bwite, ariko hakaba n'ibyo Imana ateganije yuko bizakoreshwa umurimo wera wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana yaranditse ati imigisha dufite kuri iyi si tuyihabwa nk'indagizo. Imigisha dufite kuri iyi si tuyihabwa nk'indagizo kugira ngo tugaragaze niba dushobora kuzabitswa ubutunzi butazashira. Nidutsinda igerageza ry'Imana, ubwo nibwo tuzahabwa bwa butunzi yacunguye kugira ngo buzabe ubwacu kandi by'iteka ryose, ni ubugingo buhoraho. Ubu turi mu igerageza, turi mu isuzumwa, twabikijwe ubutunzi ariko bushira. Nyamara Imana irifuza kuzatubitsa ubutunzi butazashira, ariko turi mu isuzumwa. Ni bande babukwiriye? Se ndabukwiriye? Se unabukwiriye? Turi mu isuzuma. Imana iravuze ngo Imana ishaka yuko ikuzo n'icyubahiro no kudapfa, kuko ari byo tuzahabwa, ibyo bizahabwa batsinzira igeragezwa. Rwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma, Abaroma igice cya kabiri, Abaroma igice cya kabiri. Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri cy'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, dusomye ku murongo wa 6, yaravuze ati kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ibi ni byo Imana izitura. Nyuma y'iri gerageza bazatsinda, abazanesha, abazatsindira igerageza turimo, ingorano bazahabwa ni iyi ngiyi: abashaka kudapfa, abashaka ubwiza bw'Imana, abashaka kuzabana nayo ubwo Kristo azabagarutse, bakabishakisha gukora ibyiza badacogora. Abo ngabo ingorano bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Imana rero muri bya bindi yatubikije, muri bya bindi yaturagije, umujya w'Imana hari icyo avuga dusanga kuri paji ya 358. Yaravuze ngo gira nyambere rero iby'Imana isaba. Ubwo Imana hari ibyo isaba, ibyo isaba bigire ibya kangahe? Imana mbere ya byose, Imana mbere ya byose, Imana nyiribi, Imana yaturagije ubutunzi dutunze muri iyi si, bya bindi yaduhaye nk'impano ngo tubone uko tubaho, tugira amagara mazima, tugira imibereho myiza, ariko hakaba hari umugabane Imana ishaka kuri byo. Gira nyambere uwo mugabane Imana isaba. Imana yaravuze ati iby'Imana isaba nibyo biza mbere y'ibindi byose. Iyo tuyeguriye ibyasigaye ku byo twinjije, nyuma y'uko ibyo dutekereza ko dukeneye byose bimaze gukemuka, ntituba dukurikije ubushake bwayo. Mbere yo gukoresha umugabane uwo ari wo wose w'ibyo twungutse, dukwiriye kubanza gukuramo uriya mugabane idusaba, maze tukawuyimurikira. Mu bihe bya kera, ituro ry'ishimwe ryahoraga ryoserezwa ku gicaniro, bityo ibyo bikerekana yuko inshingano y'Imana itagira iherezo ku bantu bayo yaremye. Niba rero dutunganirwa, ugacuruza ukabona biri kugenda neza, ugakora umurimo ukabona umurimo abagukoresha bari kugushima, ugahinga ukabona uri kweza, ukorora ukabona amatungo yawe ari kugwira, bya bindi dukora ukabona uri gutunganirwa. Nshuti ngunda, inama ngiyi: niba dutunganirwa mu byo dukora, tukabikora muri iyi si, burya tubikesha umugisha Imana iduha. Nibyo, niba dukora tugatunganirwa muri bya bindi tubamo byose, burya tubikesha umugisha Imana iduha. Umugabane umwe w'ibyo twunguka ugomba guharirwa abakene
kandi undi mugabane utubutse tukawushyira mu murimo w'Imana. Igihe iby'Imana isaba tumaze kuyibigarurira, ibisigaye birezwa kandi bigahabwa umugisha. Amagambo yanshimisha rwose. Igihe iby'Imana isaba se nibingana iki? Igihe maze kugarurira Imana bya bindi isaba muri bya bindi yampaye, igihe uyu mugabane wayo mutoya maze kuwigarurira, nifuje yuko abizera nzaganira nabo nigisha ibyigisho by'ubusonga byinshi. Abenshi muri mwe narabigisha, ko nagiye nyura hose nigisha ubusonga, nanjye ubwanjye ubari imbere ibyo nari ntaramenya. Kandi ngiye cyo nshimira Imana ni uko iminsi yo kujijwa Imana igiye irengagiza. Ntabwo Imana yambaraho ibyo ntarinzi, ariko reka nze mbabwire aho mbimenyeye, sinshobora kongera gutinyuka kubikora. Iyo Imana iguhaye imigisha, warakoze ukwezi kwarangiye baguhembye, wacuruje umaze kubara ubona ko wungutse, wahinze wamaze kubona ko wejeje, ibyo ngibyo Imana isaba. Mwumva ngiye amagambo yananteye ubwoba. Mu gitabo Inama ku Busonga nabyo Enaweti yarabivuze, ndetse no mu gitabo wa wundi yise ngo umugabane wa gatatu w'igitabo Inama zigira itora, ntabwo ari umugabane wa gatatu, ubwo ni igitabo kimwe gikubiyemo imigabane ingahe? 3. Muri cyo gitabo ku ipaji ya 383 ngo nubwo waba wagaruye icyacumi gishyitse. Aya magambo nushaka uyumve, aya magambo nushaka uyumve kandi uyaha agaciro kayo. Iyo Imana yaguhaye imigisha, kuko hari abantu b'inyangamugayo rwose batajya biba Imana icyacumi, akagarura icyacumi kandi gishyitse kuko Imana yamwunguye, ariko akakigarura yamaze gukoresha 9 mu 10. Aba ngabo nibo ndi kwibwirira. Iyo ntabwe bateye rwose ni nziza cyane, yarishimishije, nanjye naho narindi, ariko namaze gutera ntabwe ndarahavuye, kuko namaze kubona ko ibyo nkora binyuranye n'amabwiriza y'Imana. Amabwiriza y'Imana na yahe? Niba Imana yampaye umugisha, muri uwo mugisha hari iby'Imana yikubitiye yise ko ari byera kandi ari by'Uwiteka. Haba ubwo mvuze ngo nzabitanga rwose nkaba n'inyangamugayo kandi nkabikora neza, ariko nkabigarura namaze gukoresha 9 mu 10. Kandi Bibiliya yerekana yuko iyo ngaruye uwo mugabane ngiranutse, wa mugabane nsigaranye Imana ibuha iki? Umugisha. None ko ngiye kubigarura bya bindi Imana yari guhumugisha namaze kubikoresha, Imana yari umugisha ivanye he? Nicyo gituma ijambo ry'Imana rihora riza, kandi umugambi waryo Imana ari kugira ngo idufashe. Nuko iyo ngaruriye Imana icyacumi gishyitse, 9 mu 10 sigaranye, Imana igenza ite? Ibiha umugisha. Ariko kuko ibingibi byatwihishe, Bibiliya iravuga ngo murarya ntimuhaga, murambara ntimushira imbeho, n'abakorera ibihembo wagira ngo mushyira mu mifuka imeze ite? Itobotse. Niba dushaka guhirwa n'Imana, mbese ushaka guhirwa genda ute? Iyo maze kugarura Imana uyu mugabane yikubitiye yagize uwayo, wa mugabane nsigaranye, Imana iwuha umugisha, Imana iraweza, Imana irawuhira. N'ibyo nkoresheje uwo mugabane Imana ikabiha umugisha. Rakoze umuvandimwe. Muje w'Imana yavuze aya magambo, umugabane umwe w'ibyo twunguka ugomba guharirwa abakene, kuko buriya nuko nyiri ibintu yateganije ko bizakoreshwa, nuko yateganije ko bizakoreshwa, ko igihe Imana duhaye umugisha hari umugabane w'abakene, hari wo gutunga imiryango yacu, hari no gufasha umurimo w'Imana. Ubu turi gusabwa inkunga yo gushyigikira itoro ryahe? Nibanyu biriyo mwabivuze mu matsinda nabyumvise ko nkuko twabisabwe n'ubuyobozi ngo twunganirira toro rya Nyamirambo, rura rusengero rwe kuba igitutsi ku izina ry'Imana. Ibyo ngibyo ni umugabane Imana ishaka yuko dukoresha muri umurimo w'Imana.
kandi reka mbabwire abakorana uwo murimo gukiranuka kuko Imana yasezeranye, Imana ibamugisha. Nimuhumure. Pawulo yandikiye Abakorinto, umuhati wanyu si ubusa, umuhati wacu si ubusa ku mwami. Turahirimbana. Niba muri wowe ishyaka ari iryo ngiryo, ngo izina ry'Imana ridatukwa, ngo izina ry'Imana ritagawa, umva uko marayika, umva uko umuja w'Imana yaranditse ngo neretswe ko marayika wandika, neretse ko marayika yandika ibyo dukora byose kandi neza adasobwa. Ituro ryose tweguriye Imana maze rigashyirwa mu bubiko, kandi akandika umusaruro uva muri uwo mutungo twageneye Imana. Ijisho ry'Imana ryita ku kintu cyose cyeguriwe gukoreshwa mu murimo wayo, ndetse no ku bushake cyangwa se kugononwa bigaragaza muri uko gutanga. Hari abatanga bagononwa, batavuga ngo ni utaratanze. Bibiliya tujya tuyitegera amatwi neza. Bibiliya avuga ngo hatanga benshi, ariko dore amabwiriza, ya mabwiriza yo gukoresha muri wa mutungo w'Imana. Umuntu wese atange uko abigambiriye, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda ari uwuhe? Ari utanga nezerewe. Bro, abantu batanga bari kwigumanga bameze nka babandi, burya baba bameze nka babandi igihe Mose yabwiraga Abisirayeli ngo nibazana ibyo kuremesha ubuturo bwera, bakanga kubizana. Nubundi n'amahereni bagomba kuzana, bakayanga kuyazana ngo baremeshe ubuturo bwera. Aroni bakamubwira ngo nabaremera Imana, akavuga ati muzana ibyo ngibyo rero mwanze gutanga, bya bindi banze kuzana mu murimo w'Imana bakabizana ngo babiremeshe ikigirwamana. Umusaruro uva mu byo nakoze. Umuja w'Imana yaranditse ngo mu mikoreshereze yacu y'amafaranga dushobora kuyagira igikoresho cyo guteza imbere iby'umwuka, tuyashyigikiza umurimo w'Imana, dukoresha mu kunganira abakene, tukitanga, kandi ku iherezo Imana izatwitura ubugingo buhoraho. Imana nk'umuremyi rero, muramye umwami, singiza Imana rurema, yaremye byose. Ibyo ngibyo Imana yaremye, ariko njya nibaza, mujye munabitekereza ukuntu Satani ari umugome atwanga. Umuntu akava mu nda ya nyina, nta nuvamo yambaye n'agashwangi rwose. Tuvamo kwa kundi tumeze ko twavutse, nuko tuvamo. Imana kuko ishaka kuguhindura umuyoboro izanyuzamo imbaraga n'ubushobozi bwo kunganira umurimo wayo, Imana ikaguha ibifaranga, kabugize ibifaranga, ariko wavutse ntayo ufite. Kandi ndetse n'umunsi wasinziriye ujyana ngahe? N'uwo waba ufite za miliyoni na za miliyari, ntabwo bakwemera kugukingurana n'igice cy'amafaranga 20 mu mufuka. Reka da bazakoramo bayavanemo. Nubwo bagushyingura mu isanduku y'izahabu iguza amamiliyoni n'amamiliyoni, nani zero, wamenye ko banayiguhaye se? Iyi Imana dutije ubuzima, ikaduha kubaho, ariko ikaduha n'ibintu. Imana ibishaka ngo iyo mpano Imana yanyujijeho, kuko burya yari kwinyuza n'ahandi, ariko ishima ko ngewe mpinduka umufatanyabikorwa nayo, igira ibyinyuzaho. Nta kintu Imana ishaka ko ibyo ngibyo yanyujijeho mbikoresha nkurikije amabwiriza yampaye. Nicyo cyonyine gusa Imana ishaka. Reka rero bizera dushimira Imana ko yatugiriye icyizere, ikagira ibyitubitsa. Ntitube impeza amajyo ngo tube turi aho ngaho, kandi ikabiduha mu buryo butandukanye. Umwe ikamuha byinshi, undi ikamuha byinshi, ariko Bibiliya ndayikunda. Bibiliya iti nuko rero ubwo ari uko Imana yaturagije, uw'Imana yaragije byinshi imubaza ibingana iki? Imubaza byinshi bihwanye n'ibyo yamuragije. Ariko Imana ni nziza n'ukuri pe. Uwo yaragije dukeya rero ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo reka da. Umuja w'Imana asobanura kiriya gitekerezo cy'umupfakazi watuye amasenge abiri ngo kwari kugira ngo Imana ivandeho urwitwazo bamwe bashobora gutwitwa bamwe ngewe Imana irabizi ko ndi umukene. Imana ishaka yuko rero nge nawe dusobanukirwa
ko Imana ari yaturemye, ko ari yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, kandi ko ishaka yuko tubikoresha dukurikije ubushake bwayo. Imana itwongera umwuka wo kumva no kumvira. Imana iduhe gusobanukirwa neza no guhamagarwa kwacu nuko guterana k'uyu munsi. Kuki twateranye ariko umugambi nuwe? Nta kindi cyatuzanye no kugira ngo twumve amabwiriza Imana iduhera mu byanditswe byera, nta kindi nicyo cyatuzanye. Noneho rero twebwe tugira ubushake bwo kumvira Imana no gukurikiza ayo mabwiriza. Abiteguye gukurikiza amabwiriza Imana iduhera mu byanditswe byera, mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Nanone rero abakibikerensa bumva yuko aribo bigize bandishoboye. Nshuti nkunda, subiza amaso inyuma urebe icyo uri cyo. Ntacyo uri cyo. Icyo uri cyo cyose uri cyo kubera Imana. Reka rero ubwo turiho kubw'Imana dusaba umwuka wayo ngo adushoboze kwemera kugengwa nayo no kuyoborwa n'ubushake bwayo. Ku iherezo Kristo niyerekanwa azaduha ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Ni bande bumva rwose bavuga bati Imana koko ndi ikiremwa cyawe, ndi ikibumbano, ariko n'ubundi naje ndi bucura, ibintu byose naje mbisanga ni ibyawe. Ndemera ko ibyo ntunze ari ibyawe, kandi mu byo ntunze hari amabwiriza umpa uko ngomba kubitunga. Ndashaka kumvira amabwiriza umpera mu mutungo wandagije. Ni bangahe bumva bashaka kumvira amabwiriza Imana ibahera mu byibaragije? Imana y'amahoro, gira neza, ishobora byose, ibashoboze mu izina rya Yesu.